Senateri Gloria bararikoroje hagati mu nteko, abayobozi bagenzi be bati ukajya mu mihango hagati mu nteko, abandi bati ibi ngibi ntago bikwiriye, sohoka aha ngaho ujye guhindura iyo myenda ugaruke wambaye indi myenda itariho. Ibyo ngibyo namwe muri kugenda mubona, ibyo ni ibyagiye birikoroza aha ngaha mu nteko, uko namwe muri kugenda mubyibonera ngiye kugenda nkubwira ibyaje gutuma bamwe bagenda babigira big deal, abandi bakavuga bati ntago wa mugore wari ukwiye kugaragara aha ngaha. Ibi byabereye ahagana hehe? Ntega amatwi byose ngende mbikubwira ubashe gusobanukirwa neza uko uyu byamugendekeye, cyane ko ibi ngibi wenda ngewe ubwanjye ndavuga ngewe ku giti cyanjye ntago navuga ko ari ubwa mbere ibi ngibi byaba bibaye ku bantu twavuga ko ari nk'igitsina gore, cyane ko iyi gahunda bayijyamo buri kwezi. Ubwo mwebwe rero bishobora kuba byarababayeho bikagenda bibasebya mu gihe runaka, mujye muri komenti mugende mubimbwira, mubashe kugenda mubisangiza n'abandi bashobora kuba bagize ipfunwe mu gihe runaka, bakumva ko ibyabo birangiye cyangwa se kariyeri yabo irangiye nk'uko uyu nguyu Gloria byagiye bimugendekera. Gusa ngiye kugenda nkubwira ibyagiye bivugwa n'aba bagore byose ndetse n'aba bayobozi bagenzi b'uyu nguyu Gloria, wumve niba koko byari bikwiye kuvugirwa aha ngaha hagati mu nteko. Birashoboka ko uyu nguyu nawe rero ibi bishobora kuba byamubayeho bimutunguye, cyane ko aho kugira ngo aba bamugire inama cyangwa se bamushyire ku ruhande bamukebure, baje kuba babivugira hagati mu nteko. Bavuze ibiki? Ntago natinda kuri ibi ngibi, urabizi ko mba ntari bukwicisha amatsiko, ahubwo ikiba kinzanye kuri izi mikoro no kugenda ngusobanukirira neza uko biba byagenze muri rusange. Nizere ko aya makuru tugiye kuyabanamo tukaza kugerana ku musozo wayo. Wasobanukiwe neza iby'uyu musenateri Gloria waje kugenda asebera hagati y'abayobozi bagenzi be aha hagati mu nteko. Ni mu kanya gato byose nkabikugezaho. Reka nongere nabwire wa wundi ukigera kuri imiyoboro wa YouTube channel bwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa se abone, kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru buri uko bwije nuko bukeye. Komeza ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Yes, nkuko natangiye mbikubwira, uyu Gloria yaje kurikoroza hagati mu nteko, abantu benshi bagenda bamuha inkwenene. Ariko so unteze amatwi, ibi ngibi ko kubundi ubona ari ibintu twavuga ko byaca igikuba hagati mu bantu, cyangwa ni kwa kundi wenda umuntu ashobora kugira gutya nyine ibintu bikamubaho atarabyiteze, abandi bantu bakabyuririraho bavuga ko ngo ibyo ngibyo ngari ugusebanya cyangwa se ari no gusebya bagenzi babo. Ari naho bamwe bagiye bahera bavuga ko iyi myambarire ye ngidahwanye n'umwanya afite cyangwa se inshingano afite muri rusange. Ni nayo mpamvu rero ibi byose naje kugenda mbirebesha ijisho ryanjye nk'umunyamakuru, nkavuga nereka mbigeze ku bantega amatwi bagenda banasobanukirwa neza ibi ngibi aho byabereye, ndetse n'impamvu aba ngaba batagiye babivugaho rumwe, cyane ko benshi bagiye baterera hejuru bavuga ko uyu nguyu Gloria ibyo yakoze ngo bihabanye n'umuyobozi uwo ari we wese ufite inshingano ngiye kukubwira uyu Gloria asanzwe afite. Ubwo reka nizere ko rero wahise umenya ko nagarutse muri ya makuru. Aya ni amakuru abagezweho, ni amakuru mbanje kukugezaho kandi atariho ivumbi. Reka mbonera no kongera kubwira wa wundi ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa se abone, kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru. Ariko kandi yibuke akore kuri kariya kantu k'inzogera, iyo agafunguye biramufasha natwe bikadufasha, kuko yakira notification buri ko twaprodinze inkuru cyangwa se buri ko dushyizeho inkuru. Ntago turi butinda, ahubwo mu rwego rwo kwihutisha igihe cyangwa se rwo kwihutisha iyi gahunda tube tujemo, reka ntangire mwebwe mwese mbasuhuza, mwe mwahisemo kujya mudutega amatwi mukabana natwe buri uko bwije nuko bukeye. Aho muri hose nkomeje kubasabira amahoro aturuka mu biganza by'Uwiteka. Reka nizere ko muri amahoro. Ariko kandi mbere yuko ngera icyo mbabwira, reka nsuhuze mwe mu nteze amatwi muri mu ntara y'Amajyaruguru, abanteze amatwi bari mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba
n'iburengera bwaryo. Reka nizere ko ibintu byose ari umutekano, kandi mbifuriza ku kwezi kwiza twagezemo kwa karindwi kuzahirwa nako. Ibyo mukora byose ndababwiye ngo uku kwezi kuzababera imfura mu yandi mezi mwigeze kubamo. Reka nizere ko namwe rero munkurikiye muri uyu mujyi wa Kigali, tugiye kubana muri aya makuru mumeze neza cyane. Aba diaspora hari abatuye ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abatuye kuri uyu mugabane wa Afurika, mwese ndacyababwira ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya nta handi uzigera uyakura usibye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ni Sharire OG TV. Nanjye ukajya unyumva kuri izi mikoro every day. Reka nizere ko rero mwahise mumenya ibyo ari byo. Ese ubundi twiganirira mbere yuko ngira icyo mutangariza, ubundi kujya mu mihango ni icyaha? Ni ibintu bya dangerous? Niko Imana yaremye abo twavuga ko batubyaye. Rero ni nayo mpamvu dukwiye no kugenda tubibubahira, aho kugira ngo tugende tubibanengera nk'uko byaje kugaragara kuri uyu witwa Gloria, aho ibi byamubayeho mu nteko. Abayobozi benshi bakorana nawe bagaterera hejuru batanavuze bati reka tumwibire akabanga, cyangwa se wenda tumugirire ibanga mu kanya gatoya, tumushyire ku ruhande, tumubwire ko hari ibyamubayeho nawe ubwe ataramenya, tumugira inama y'icyo agomba gukora. Ibyo siko byagenze, ahubwo bahise baterera hejuru bati koko nta soni hagati mu nteko, umugore nkawe ukajya mu mihango. Ati vuba nonaha isohoka ahangaha muri iki cyumba ugende ubanze ujye guhindura iyo myenda. Ari naho benshi bagiye bavuga ko ibi ngibi ngo bidakwiriye, ngo kurinda wambara iyo myenda nk'iyi ngiyi ukarinda ujya mu kibada. Njyewe reka mvuge ikibada, ubwo wenda benshi baraza guhita babyumva, ariko abatabyumvishe ni imihango muri rusange, ngira ngo muri kugenda mubyibonera kuri screen yanyu. Ibyo ngibyo bikaba byatumye benshi batabivugaho rumwe, aho bagiye bavuga ko ngibyo bidakwiriye ku mugore nk'uyu nguyu ufite inshingano. Ari naho bahise bamusohora rwose igitaraganya, ngira ngo muri kugenda mubyibonera aho ngaho, aho afite nk'aho wagira ngo afite telefone mu ntoki, ubwo yari ari hagati mu nteko. Bamwe muri bo baba bamuciye iryera, niko guhita bongorera na rumwe muri bo rero ahita azamura ijwi avuga ngo Gloria ibi ngibi nibi, abivuga yeruye rwose. Abandi bati isohoka. Arongera ati sohoka ugenda uhindura iyo myenda iriho ibyo bintu. Ntabwo nabivuga nk'uko yabivuze, kubera ko naba mvuze ko nanjye mbaye nkawe, ahubwo reka mbigire gutya. Ati sohoka ugenda uhindura iyo myenda iriho iyo nuza, nyine namwe murabyumva, ubone ubugaruka ahangaha. Bibi bintu twavuga ko byavugishije benshi, abo muri kubona kuri screen yanyu ni bakeya nkurikije abo nagiye mbona uko byari bimeze. Ahangaha nakubwira ko atari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, utaza kugenda utekereza ngo nabahe bayobozi bacu bakoze ibintu nk'ibi ngibi. Ntabwo ari muri iki gihugu. Ubwo reka nizere ko byibuze wowe arunteze amatwi ugiye usobanukirwa neza icyatumye uyu nguyu Gloria asohorwa mu nteko hagati, babwira ko nawe ubwe ibi ngibi atarabizi. Ariko abandi bo ntabwo babyiyumvishaga habe na gato, ahubwo bo bakomeje kumaranira no kugenda bamutokinga, bamubwira bati ntabwo bikwiriye mujye mwambara mwikwizwa. Yashatse kuvuga ko kwambara amawayiti cyangwa se ipantaro nk'iyi ngiyi ku muyobozi ngo bidakwiriye, bakwiye kwambara amakanzu cyangwa se amajipo runaka, ibintu bikarushaho kugenda neza, ngo ku buryo agiye no muri iyi gahunda ntawapfa kubimenya. Ngayo nguko ubwo reka nizere ko hari icyo ukuyemo. Reka mbonera no kugushimira nkubwira ngo wakoze kubana nanjye, ibitekerezo byenda bitegereje, kandi nizere ko dusubira mu makuru yacu ari imbere. Imana iguhe umugisha. Njye mvuga kuri mikoro nitwa Sharire OG. Asante sana.